Yes, inshuti zanjye mu nkunda kuri rashi hano noneho nagarutse ubu ngiye kubatekera icyo bise ibiryo papa. Barabizi ngewe ndi umu gentleman, ngomba kwereka ba bantu baba batazi ukuntu batsa gaze, ba bantu baba batazi ukuntu ushobora gufatisha gaze, nyine bamwe baba batamenyereye ibintu bya gaze. Ibi nibyo nje kubereka. Twagiye mbereke ukuntu batangira. Mbere na mbere ugiye kurateka imboga uzabanza ufate gaze yawe imeze gutya neza, uko murabireba gaze y'ibiro bingahe, 6 y'umutuku, ikaba ifite hejuru icyuma, ikaba ifite n'itama ya cameraman. Nizere ko byose urimo urabyerekana. Aka ni akaboro nyine kabanza kagafata amajwi neza papa. Hano tuzafata gaze uri tuzana ikirashisho. Abantu mutazi ikirashisho ni ikiganda cy'umwambi tu. Rero na mbere uzahita ufata gaze yawe uyibirindure muri ubu buryo, ugire gutya gakeya. Gaze ushobora kuyikubaganya cyane ikakubyagiza gaze. Ibi bikora abantu baba barasevingiye. Urasa ikirashisho wagira ngo naneye mu nzira mwana. Fata ikirashisho ugenze gutya. Mu kugenza gutya uzareka isafuriya. Ngiye guteka hano imboga. Uzareka isafuriya ibanze ishiremo utuzi, uhita ugira gutya. Uzana ikintu bisiki, uzazana amavuta. Amavuta rero niba utayafite uziyeranja, uzakoresha ibindi bintu nini. Bikora abantu basevingiye gusa. Hano amavuta murabibona ni litiro yose. Bahita karanga azamu. Uhite usuka mu isafuriya gakeya gutya. Ngewe barabizi ndi umutetsi, abantu banjye barabizi. Uzasukamo makeya kugira ngo nyine amavuta menshi ku bantu baba babyibushye natwe ntabwo biba ari ngombwa. Upfundikire, numara gupfundikira gutya uzabanza urebe ko gaze yawe imeze fresh. Nari nangije ariko uzabanza uca agapapuro kamwe gutya. Ntabwo bishaka kunyotsara. Uzabanza ufate ugire gutya unyuzemo gutya. Guys, byari bibaye ko nyine tubanza tugahagarika, dore umuriro wari ubaye mwinshi muri gaze. Ndimo ndakatiramo igitunguru hasi ku ruhande papa. Igitunguru ku ruhande noneho mbanze nyikatiremo, mbanze numve ko ibintu bimeze fresh. Nanjye mba nkora vuba nyine, urabona gaze irimo iraka. Mba nkora vuba kugira ngo turebe ko tutambigisha guteka. Igitunguru ushaka wagitemagura buka. Nongera nerekeho gutya. Nereke kuri gaze yanjye. Amavuta yabaye makeya hano, urabona ko yari yabayemo makeya bitewe n'akabazo k'iki. Nzongeramo dukeya gutya. Abantu bamureba ibi bintu bisaba kubanza ukabikurikirana ukabyitondera. Bereke cameraman, bereke ukuntu agatunguru kaba karimo kigiramo nyine, kigira gutya. Ibintu ni iby'abana baba barasevingiye. Uzafata akantu k'agafoke kawe gatoya, ufata igitunguru. Urabona gaze yanjye nagireshya. Igaze ngo kubera guturuka muri China ni nkongomani bundi igaze. Banze mbireshyeshye gutya. Ndakitavahora. Banze mbireshyeshye gutya. Cyangwa mbe nicariye gatoya n'umwana wasevingiwe. Nicariye gatoya. Mfate urunyanya. Ubu barwita urunyanya. Urunyanya rwo mu bwoko bwa nuzana n'impamvu ndakunda rumwe. Yes, muri. Lazima batwika. Aha ni muri bwa buryo nyine bwo kugira ngo tudashya. Abantu tuba dutinya gushya bitewe n'uko inyanya uzarufata urukatiremo gutya nabirenze. Nushaka uzafata icyuma. Ko nyine ku bana baba twarasevingiye inama zo gufata icyuma tubigenda gutya, kuko ibyo tuba dukora tuba tubizi. Inyanya rwanjye ko rurimo ruratwikara. Umukozi agomba guhita aza akakorofana. Abakozi ko nabo nta kindi bahembere. Ni bwa bwoko bwo gukora ibiryo bimeze neza papa. Uzahita ufata akantu bita akarushe manje. Ufate rwa runyanya rwawe ubanze urukata, bayita kuruca
kurucinyamo akazi, ubanza urucinyemo akazi. Noneho hano urunyanya rwawe abanza ukawukora urunyanya rukamera fresh kuri za bwoko, kaza rukamera fresh ukivanga n'amavuta hano. Ndibutsa ko ibi bintu birimo birabera mu mujyi wa Kigali, ngira ngo ni mu ntara. Bagusevinga biracyakomeje nyine, abana baba barasevinga. Ni imboga cyane nziza cyane ngiye guteka zimeze fresh. Kamerama bereke ukuntu akanyanya kamaze kumeramo fresh. Ikintu uzahita ukora hano, urunyanya rwa rumaze gushya neza n'agatunguru kamaze guhomba, nicyo bise gusabana. Uzahita ukora kontakati, wongere ukate uhite urebe akantu akunyi mu papa, akana akunyi muroro, ukata akunyi gakeya uko uri bwashiremo mu mboga nyine kugira ngo bigire akunyi. Mbibutsa abantu mutazi, umunyu uturuka muri ni sodium sulfate ni hydrochloric, ntabwo mbyibuka ni kera cyane. Umaze gushyiramo akunyi uzahita ugira ute, yongera ukata ikuru, uzana udushyimbo. Ibishyimbo mbibutsa byaturutse kwandi, ntabwo ari aduha yo kwamamaza, nshaka kujya namamaza ibishyimbo. Noneho ibishyimbo biba byaguze amadolari, ibi bishyimbo nabiguze amadolari 300 buro. Utabireba gutya, mwitonde ibi bishyimbo biba byahenze. Ibishyimbo noneho tugahita tubifate tuhite tuziramo gutya, banze turi kubitera. Ibintu nkoze nyine mubanze mubyandikemo kuri YouTube, mwandikemo Rashi guteka kugira ngo mubanze murebe uko ibintu bimeze, banze murebe ibintu wabana bimeze. Hano nibimara kumera fresh neza cyane, agashashi ko nimba muyemo ko ngomba kugatabugirana, umwana agashyira hano hasi nabere. Bongera mfate ya rushe yanjye, fata akantu kuko isafuriya iba yashyushye, banze ngire gutya. Ibishyimbo byanjye banze bifata icyo bise iki, amavuta gire gutya. Bibutse ibi bintu ntabwo wapfa kubikora gutyo. Oya, agasenda nagashyiramo nyuma, ntasoni mwana. Ahubwo ikintu nzahita nkora, nzafata icyo bise ubunyobwa, babita ubunyobwa. Ubunyobwa buturuka ni muri Muhazira, ni muri Kamerama. Hajya ubunyobwa twabukuye mu nyanja ya Pacifique. Kameramani wanjye mbibutsa ko ari umuhungu mwiza cyane. Nzafata utunyobwa dukeya, banze ngire gutya. Umukameramani ntabwo ari ikigoryi bro, babyita gushyiramo utunyobwa dukeya nyine, ko n'ubundi bityo igihe ugiye kubitera. Murambwira ati ese Rashi umutetsi bigezaho, ubunyobwa bwanjye nzanza mfate mbugaragure gutya kugira ngo banze buze mu bishyimbo. Nimara kubugaraguramo nguko umaze kubivangavanga, ngahita mfata agasafuriya kuzuyemo utuzi, kirimo utuzi dukeya, gutya. Kamerama wibyerekana natubu, wibyerekana naravanga ntasoni. Kamerama nawe uzabana neza kabisa, uzabana neza. Yewe mfite umukameramani nubwo namushimaga ngo ni umuntu mwiza, ni ikiboyori, akaba akita kamudashyukwa papa. Kaba ko umuntu wakariye yari kamushyukisha ahubwo, kaba ko umuntu yakariye agomba kumera neza. Mbanze nkore silivipure gite nkaronka, nanyuze mu mazi kuko isuku ni iya mbere. Natereremo, nimara kugatereramo ikindi kintu nzahita nkora kimeze fresh, nzabanza mbireke bibanze bicube neza. Mbibutsa ko nshaka kuri bwumve ko bifite gu. Hano sinjya gupfundikiranya, ahubwo nzabanza mbireke bibanze bisa naho bibiraho. Nimara kubiraho ute numva akunyu kabyo, noneho mbyicaye imbere. Iyo bise kwicara imbere ya gaze papa, hano hose birashimye. Mbibutsa ko kandi ndi umushehe, ngemba netse, ndi n'umwisilamu,
mba menetse ibiryo byanjye bimaze kumera neza nzahita nkora icyo bise virigire mbanza nzane ka karushi rushi yanjye murayizi, banze nzenguruka ibiryo byanjye gatatu mbanze mbabwira ati icyo bise virigire, ibiryo byanjye mbanze mbizunguzemo gutya, mara kubizunguzamo mikoro banza mve ko ibi biryo bimeze fresh, ibiryo bimeze fresh se mikoro yanjye bayamaze kubyumva ngiye kumva kakunyu ko kakoze akunyu boro. Yes we agakunyu kari kakoze zongera mfata kunyu nsuke ku kiganza gutya cyanjye ngashyiramo kose, natitaye ngo gashobora kuba kenshi, natitaye ngo gashobora kuba kangana gato, banze mvanga ibiryo byanjye bivangavange neza ngira gutya. Ahangaha rero byari bibaye akunyu kamaze kubamo ako ngako, ikindi kintu nzahita nkora rero, nzahita mbabwira ati minota yabaye ingahe, yirekeye icumi, nzahita mbabwira ati rero ibiryo ndimo ndakora kugira ngo bibanze bibe virigire bigende neza, nzabanza mbabwira ati tuze guhuza mu kanya turi kurya, turi kurya se murongera mumura, ahubwo ndababwira ati twongere duhuze dutetse ibindi biryo, ibintu nakagaruka. Wowe utarakora subscribe mbabare ukore subscribe, share, like na comment. Iyi channel ni iyanyu, ngiye guhereza abantu bo kuri TikTok, kuri Instagram, kuri Facebook, mwihangane iki kiganiro mu kirere, kandi nawe ugira ubumuntu bwo kukireba kuri YouTube, kireba ukirangize kabisa. Cyo ibintu nakagaruka ngiye ndabakunda.